Ndagusuhuje wowe inshuti ukunda ibiganiro bitambuka hano ku muyoboro wa YouTube wa M-Shine Present. Nk'ibisanzwe urasuhuzwa na Emmy Niwempamya cyangwa se MNA. Aka kanya ngiye kubagezaho cyangwa se kubabwira imico y'abantu ariko tugendeye ku bwoko bw'amaraso. Kurikira iki kiganiro ugisoze kugira ngo urebe niba uzi ubwoko bw'amaraso ufite, wumve koko niba imico yavuzwe aha hantu igendanye ihura koko n'ubwoko bw'amaraso ufite, cyangwa se bishobora no kugufasha niba utazi ubwoko bw'amaraso ufite kubasha kuyamenya bigendeye ku mico yawe, cyangwa se kumenya abantu mubana ubwoko bw'amaraso bafite bigendeye ku mico bafite. Wibuke gukanda subscribe, wandike muri comment utubwire uko wumvishe iki kiganiro, hanyuma ikindi uza kugisangiza inshuti zawe kugira ngo nabo bunguke ubumenyi. Uko iminsi igenda ihita, ubushakashatsi burushaho gutera imbere ku kigero cyo hejuru mu bintu byose. Siyanse nk'ikintu gikunze gutanga ibitekerezo kuri buri ngingo, yemeza ko bitewe n'ubwoko bw'amaraso umuntu afite bishobora gutuma agira imyitwarire runaka mu buzima bwe bwa buri munsi. Abahanga batandukanye ntibaryama, barara amajoro n'amajoro bakora ubushakashatsi ku bintu byose. Mu 1901 nibwo umuhanga Carl Landsteiner ukomoka mu gihugu cya Australia yavumbuye ubwoko butandukanye bw'amaraso ari bwo A, B, AB na O. Icyo gihe nibwo itangwa ry'amaraso ryahise rifata indi ntera. Ubushakashatsi ntibwahagarariye aho, byarenze mu buvuzi bigera naho bavuga ko abantu bagira imyitwarire runaka bitewe n'ubwoko bw'amaraso. Nkuko tubikesha urubuga Times of India.com, ibihugu byo muri Aziya birimo Ubuhinde, iyo abantu bagiye gushyingiranwa bareba umuntu bishoboka ko bazabyarana bagendeye ku bwoko bw'amaraso. Mu gihe abantu bo mu gihugu cy'Ubuyapani bo barenze ibyo bagera no kureba imico umuntu runaka bagendeye ku bwoko bw'amaraso ye kugira ngo barebe niba kuko imico y'umwe izashobokana n'iy'uwundi. Asore namwe nkumi ni mube mwumva kugira ngo wumve bigendeye ku mico yawe ndetse n'itsinda ry'amaraso yawe, wumve niba uwo mukobwa muteretana cyangwa se muri mu rukundo niba bizahura. Aha, twagiye. Dore imico y'umuntu bigendeye ku bwoko bw'amaraso ye. Abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A cyangwa se blood group A. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya A bakunda kwitwararika cyane, bakunda amahoro, bazi gufata umwanzuro, bagira gahunda, bagira impuhwe, bakunze kugirirwa icyizere cyane kuko bubahiriza amasezerano bagiranye n'abandi. Baribwiriza buri kimwe cyose, barihangana cyane, ntibakunda abantu babagezaho ibintu babatunguye, bakunda ibintu biri ku murongo. Bagira kwihangana cyane, baratekereza cyane mbere yo gusubiza, ntibapfa kuvuga ibyo barimo, ahubwo bakunda guhisha amarangamutima yabo. Bakunda kugumana umuco w'ahantu bavukiye, bakunda gukora ibintu bagamije ko nta nenge yabigaragaramo. Iyo bakunze barakunda cyane kugeza aho bemeye kuba imbata y'uwo bakunze, mbese baba imbata y'urukundo cyangwa se icyo bakunze. Bakunze kumva ibibazo by'abandi, bakagerageza kwishyira mu mwanya wa buri wese ngo biyumvishe agaciro k'ibyiyumviro, cyane cyane iby'agahinda. Abandi baba bafite, ntibakunda imirwano ahubwo bakunda kubana n'abandi mu mahoro. Umva ibindi biranga abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A.
bakunda kugira amagambo menshi, bakunda guhorana stress, bakunda kugendera ku mahame cyane ndetse ntibakunda kwizera umutekano wabo na gake. Mbega baho mu rwikekwe cyangwa se bahora bikanga. Ntibakunda kuruhuka cyane, bahora batekereza ibyo bakora, bahorana ubwoba bw'ejo hazaza kabone n'iyo baba bafite ibya mirenge. Bafite umusemburo mwinshi wa cortisol, bityo rero bakagira amarangamutima cyane kuko iyo bishimisha barishimisha cyane nk'abazapfa ejo, ndetse n'iyo bababaye babara nk'abazapfa ejo. Bakunze kuba abavumbuzi, bakunda umurimo unoze, bakunda kuyobora, bakunda gukora ibintu babikoranye ubushishozi n'ubwitonzi. Ingero z'ibyamamare bifite ubwoko bw'amaraso bwa A ni George Bush wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umukinnyi ukirangire muri filime witwa J3, ndetse n'abandi barimo Adolf Hitler, Britney Spears na Richard Nixon. Hangira ngo wumvishe neza abantu bafite ubwoko imico y'abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa A. Ese iyo mico urumva ihura n'iyawe? Ndavuga wowe ufite amaraso ya A cyangwa barabeshya? Andika muri comment utubwire niba bihura. Ese wowe utazi amaraso yawe ukaba ufite iyi mico, ushobora kumva ko ushobora kwisanga muri ubu bwoko bwa A. Reka tubabwire ibiranga abafite amaraso yo mu bwoko bwa B cyangwa se blood group B in English. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa B bigirira icyizere, bakunda kwinezeza, bazi kuba inshuti nziza, ntibakunda kuba bonyine, bagendana n'ibigezweho, bamenyera vuba ahantu hose bagiye bwa mbere, bakunda kwica amategeko cyane, bagira ibitotsi byinshi, bakunda kwibagirwa, bagira impano ariko ntibamenye gukurikirana inzozi zabo uko bikwiye, ntibazi gufata icyemezo gihamye, batinya no kuvugisha umuntu batazi, ndetse bakunze kumenyerana n'abantu bashya mu buzima bwabo ku buryo buboroheye. Ibindi biranga abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa B: ntibazi kubahiriza inshingano bahawe, bakunda kwibagirwa, barikunda cyane, bakora ibyo batekereje ubwabo, nta wundi bitayeho. Mu rukundo bakunda gushwana cyane kuko baba babifata nk'ibisanzwe. Iyo ubagaye kubera ibintu bibi bakoze ntacyo bibatwara, ntiwamenya uko bateye, mbega kubera ukuntu bahora bahindagurika. Kubera ukuntu bakunda kwiyemera. Abantu bafite amaraso ya B bakunda gukora akazi ko kwamamaza, kuba ba rwiyemezamirimo ndetse n'abanyapolitiki. Ingero z'ibyamamare bifite ubwoko bw'amaraso bwa B harimo Vince Young, Leonardo DiCaprio na Jack Nicholson. Abantu bafite amaraso y'ubwoko bwa O nibo tugezeho. Blood group O, ngira ngo abo muri B mwiyumvishe namwe, nawe wandika muri comment uvuge niba hari ibyo babeshye, wowe uzi neza ko ufite amaraso ya B, cyangwa se niba utari uzi n'ubwoko bwawe ariko ukaba ufite imico imeze nk'iyi tuvuze haruguru, umenye ko ubwo nta kabuza ufite amaraso ya B. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya O, aba bantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O ntibakunda kurwaragurika, biyitaho cyane, bahora basa neza, bakunda gufasha cyane, bamenya kuyobora, ntibakunda kwitinya cyangwa se kugira ubwoba iyo bari kuvugira imbere y'abantu, mbese mu ruhame nyine abantu bahagarara nta kibazo bafite. Bakunda kwiha intego, ibi bigatuma bagera kuri byinshi mu birebana n'imirimo yabo. Bakunda kugira impano zigaragara kurusha abandi. Abantu bafite ubundi bwoko bw'amaraso ntibagira ubwoba,
bagira ubwitange mu kazi, bakorana umurava cyane, bazi gukorera ibintu byinshi icyarimwe, ibi bikaba ari umwihariko wabo ugereranyije n'abandi, ndetse bakunda kwitangira abandi mu kazi. Ibindi biranga abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya O, bakunze kuba birasi, bandarika ibintu, bakunze kugira ishyari, bakunda kujarajara mu rukundo cyane, kubaka urugo birabagora, ntibazi kunonosora ibintu, barakazwa n'ubusa, ntibava kwizima, iyo akoze ikosa ukamukosora ahita arakara cyane, ndetse bakunze kubera ukuntu batajya bagira ubwoba imbere y'abantu, bakunze kuba abahanzi, abashyushyarugamba, abatoza ndetse n'abashinzwe amakuru mu bigo bitandukanye. Ingero z'ibyamamare bifite ubwoko bw'amaraso bwa O harimo nyakwigendera umwamikazi w'ubwongereza Queen Elizabeth wa kabiri, n'abandi batandukanye barimo Paul Newman, Elvis Purcell, Ronald Reagan, John Scott na Gerald Ford. Ese wowe ufite O uremeranya n'imico ivugwa haruguru aha ngaha? Twandikire muri comment utubwire. Hanyuma nawe utaruzi ubwoko bw'amaraso yawe ukaba ufite imyitwarire, umenye ko nta kabuza uri muri groupe ya O. Hanyuma itsinda rya kane ari naryo rya nyuma ni abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa AB, blood group AB. Abantu bafite amaraso y'ubwoko bwa AB bazi gukurikirana inzozi zabo, bazi gukurikiza amategeko, baratuje cyane, gusa bazi no kuganira, bagira amarangamutima cyane, ntibakunda ko hari umuntu umenya ubuzima bwabo bwite, birinda kugirana ibibazo n'abantu, bagira ubuntu n'impuhwe kurusha abandi, abandi bafite ubundi bwoko bw'amaraso, bakunze kwizera imbaraga z'imyuka cyane, bakunda kugira ibintu byinshi bibashimisha birimo umuziki, filime n'ibindi, bakunda kunga bagenzi babo mu gihe bagiranye ibibazo, bagira ishyaka n'umurava, bakunda gukora ubushakashatsi, bakunda gukora ubushakashatsi, bakunda gusoma ibitabo, bagatekereza cyane ku byo bagiye gukora, baritanga cyane mu kazi, bakunze kuba indakemwa, mu rukundo bakunze kuba indahemuka ku bo bashakanye. Ibindi biranga abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya AB ni uko bagira inzika cyane, barakazwa n'ubusa, biragoye ko wapfa kumenya kamere yabo, kuko rimwe bajya kumera nka A, ikindi gihe ugasanga arasa na B. Imirimo bakunze kugaragaramo ni ukuba abanyapolitiki, abarimu, abayobozi b'ibigo, abanditsi ndetse n'abandi batandukanye. Ingero z'ibyamamare bifite ubwoko bw'amaraso bwa AB harimo Barack Obama wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'abandi batandukanye barimo Marilyn Monroe, Jackie Chan na John F. Kennedy. Yes, ngayo nguko rero, andika muri comment utubwire uko wumvishe aya makuru, ndetse utubwire ubwoko bw'amaraso usanze ufite, wari usanzwe ubizi cyangwa ubimenyeye aha. Niba wari ubizi, imico yawe urabona ko gihura n'ibivugwa muri iyi nkuru. Iyi nkuru rero tuyikesha Inyarwanda, niho tuyikuye. Hanyuma ukeneye kumenya byinshi bitandukanye ku bijyanye n'imico ijyanye n'amaraso, ushobora gusoma times.india.com cyangwa se ugasoma www.betterhelp.com cyangwa se www.britannica.com. Ngayo nguko,
kanda subscribe niba waryohewe n'iki kiganiro tubagejejeho cyangwa se iki cyegeranyo, ubundi kandi like, wandike muri comment, kore share, tujye dukomeza kubagezaho ibintu bitandukanye. Njye wumva nari M Shine President.